Yesu ashimwe cyane bakundwa bene data muri Kristo Yesu, dushima Imana ikomeje kubana natwe muri ibi bihe byo gusenga kandi ikomeje kutwihishurira mu buryo bwose mu ijambo ryayo, ikomeje kutuganiriza ibihe turi gusengera itorero, dusengera igihugu, dusaba Imana kudukiza icyorezo cya coronavirus, dusengera imiryango n'ibindi byifuzo bitandukanye kuko Imana yacu yumva gusenga. Umunsi w'ejo ijambo twigaga nuko Imana yacu ikora ibitangaza, nuko Imana yacu ikora ibirenze ibyo dutekereza n'ibyo twibwira. Iyo tugeze ahantu tukabona ibintu biragoye, dukwiye kumenya ngo hari Imana yacu ishobora byose. Uyu munsi wa none muri ibihe byo gusenga turakomeza tuganira ko Imana yacu iyo tugize ibihe byo kuyisenga, byo gusabana nayo, byo kubana nayo, igihindura amateka yacu, ibasha kudukuriza, ibasha kutuzamurira, ibasha guhindura ibyacu tukiri no mu isi nubwo mu isi atari iwacu, ariko byose ikabikora kugira ngo izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Turasoma mu gitabo cy'umuhanuzi Daniel ibice 2, turasoma duhe ku murongo wa 17. Iyo uhereye aho kino gice gitangirira, iki gice kivuga umwami arota inzozi, abapfumu bakananirwa kuzisobanura. Bananiwe kuzisobanura ndetse bigira ku rwego hafatwa icyemezo ko nibatazisobanura kari abanyabwenge, kari abapfumu bose baza kwicwa. Ariko Daniel nk'umuntu wari uzi Imana, wari uzi gukora kw'Imana, ahishurirwa neza yuko akwiye guhagarara mu cyuho. Umurongo wa 17 avuga ngo nuko Daniel ajya mu nzu ye abibwira bagenzi be Hananiya na Meshayeli na Azariya kugira ngo bingingire Imana yo mu ijuru ibyo bihishwe ngo ibagire imbabazi batarimburanwa n'abanyabwenge bandi b'i Babuloni. Nuko ibyo byahishwe bihishurirwa Daniel mu nzozi yarose nijoro, maze Daniel ashima Imana yo mu ijuru ati izina ry'Imana rihore rihimbazwa iteka ryose kuko ubwenge n'amaboko ari ibyayo, n'inyuranye ibihe n'imyaka, niyo yimura abami ikimuka abandi, igabanya bwenge ubwenge n'abazi kwitegereza ikabaha kumenya. Amaze kubishurirwa, umurongo wa 24 ngajya kwa Ariyoki wari wategetswe n'umwami kurimbura abanyabwenge b'i Babuloni, amubwira ati nturimbura abanyabwenge b'i Babuloni, ahubwo nshyira umwami musobanurire ibyo ashaka. Imana ishimwe cyane. Imana yacu igihishura, igisobanura ibihishwe, igituma tumenya ibyo tutamenyeshwa n'ubundi bwenge busanzwe. Iyo tugeze ahantu ibintu byagoranye, dukwiye kumenya ko itorero, abantu bitewe izina ry'Uwiteka Imana yacu, bakwiye kuba umuyoboro w'ibyiza. Mu gihe nk'iki isi ifite ibibazo, ifite ingorane, ntabwo ingorane n'ibibazo bizashira, ariko iyo bigeze ahantu abantu bati ibyiringiro, itorero dukwiye kuba umuyoboro w'ibyiza. Daniel rero na bagenzi be bafashe ibihe byo gusenga Imana kandi irumva, ibahishurira inzozi umwami yarose. Ariko ibi bintu basanga noneho Imana bikoresheje ikindi, yashakaga kuzamura Daniel, yashakaga kuzamura bagenzi be, yashaka kumukuza, imukurije ahantu mu gihugu kitari icyabo. Umurongo wa 48 wavuga ngo nuko umwami ahera kakuza Daniel, amugororera ingorano nyinshi zikomeye, amuha gutwara igihugu cyose cy'i Babuloni no kuba umutware mukuru w'abanyabwenge bose b'i Babuloni. Imana ishimwe cyane. Imana iramukuza iciye muri izi nzozi, none umwami ngo muri icyo gihugu cyose amugira ukomeye, ahagarira abanyabwenge bose. Iyo dusenze, iyo dufashe byo kubana n'Imana, byo gusabana n'Imana, burya Imana ibasha kudukuriza muri iyi si. Imana yagukuza nubwo umuryango wawe utazwi, nubwo utamenyekanye, nubwo nta nundi ufite ukuzi ukomeye, ariko Imana yacu ibasha kugukuza, ibasha guhindura amateka yawe, ibasha kurema ibindi bintu bishya. Ariko ikintu cyo kwitonderwa nuko ibyo byose Imana ibikora kugira ngo izina ryayo rihabwe icyubahiro. Birashoboka ko hari amateka ya Imana yahinduye, hari uburyo yagukujije, nusubiza amaso inyuma niho ubuhamya ugasanga hari byinshi yakoze. Ariko ni byiza kwibaza ngo kiba Imana yabikoze, nakomeje guha izina ry'Uwiteka icyubahiro? Ese abantu bakomeje guhimbaza izina ry'Uwiteka? Abantu bakomeje kumenya Imana? Imana iduhamagarira kugira ngo aho turi izina ryayo rimenyekane, kuko twahamagaye kugira ngo tube impumuro nziza mu bo tugendamo, ibasha kukuzamura ikagushyira ku rwego runaka. Ariko impamvu igushyizeho ngaho ni ukugira ngo nabi gushyizemo nabo bumve impumuro nziza y'Imana. Ijambo Paulo yanditse abwira itorero ry'Abakorinto mu rwandiko rwa 2 igice cya 2 mu ngo wa 14 n'uwa 15, uravuga ngo ariko Imana ishimwe
kuko ihora iturangaje imbere ikaduha kuneshereza muri Kristo no gukwiza hose impumuro nziza yo kuyimenya, kuko turi impumuro nziza ya Kristo ku Mana hagati y'abakira n'abarimbuka. Ndasoza nkwifuriza kuba impumuro nziza kandi nkubwira ngo komeza usenge. Imana yacu ibasha kudukuriza muri iyi si, ibasha guhindura amateka yawe, ariko uzirikana ngo urwego rwose Imana ikugejejeho ibikoze kugira ngo aho ngaho igushyize izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Yesu abaho umugisha, mukomeze mu gihe byiza byo gusenga kandi Imana ikomeze kubana namwe. Nibyo byose mbisabye mu izina rya Kristo Yesu, amen.